mu gusinya hagati y'u Rwanda na Congo hari umugambi mubisha wari warateguwe ugiye kuburizwamo none batangiye kwirizaritsa. None bagasoza bagira ati your vision leadership has created a represented opportunity. We trust that with firm follow through the peace and economic cooperation that begins in Washington on December 4 will endure in Kigali, Kinshasa, Goma and throughout the region. Ati rero ubuyobozi bwanyu bureba kure ibingibi bwakoze byatumye kubaho kw'icyizere cyuko aya masezerano y'amahoro ndetse n'ubukungu mu bufatanye bigiye gutangirizwa i Washington ku itariki ya 4 bizatuma Kigali, Kinshasa na Goma muri aka karere habamo amahoro. Reka nongere mbasuze inshuti bakunzi ba CRO TV Rwanda, mbasuze mwebwe mwese tumenyeranye mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka maze mfata uyu mwanya mbashimira cyane mwebwe mwese dukomeje kubana mu biganiro bitandukanye kuri CRO TV Rwanda. Wowe wakoze subscribe ndagushimira cyane, uduhereza igitekerezo muri commentaire, ukora like ndetse ugakora na share ibiganiro byacu kabisangiza benshi. Ndagushimira cyane, umve ko babimvuye kunjishiza umutima, ni ibintu by'agaciro cyane, ndabyubaha kandi biranejeje. Ibyo rero ukomeze wumve ko nkomeje kugushimira aho waba uherereye hose. Nuko bimeze rero twinjiye mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kuri CRO TV Rwanda. Nkuko rero musanzwe mubimenyereye kuri CRO TV Rwanda mwibashaka kubaza tugiye kuganira kuki. Aka kanya ntanginge ebyiri eshatenye ndibuze kubaganiriza oya nje kubabwira mu by'ukuri kwibaruwa RNC cyangwa se ishyaka rya Kayumba Nyamwasa ryamaze kwandikira perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Mu by'ukuri mwiyumvire namwe ibyaba biri kubiyemo. Iyo niyo ngingo rero nje kubasomerera itangazo, namwe muraza gukuramo ibyanyu buri wese bitewe n'ibyo yumvamo. Noneho namwe mwumva icyo cyifuzo cy'ishyaka RNC n'ibyo ngo ryaba ryifuza ku Rwanda n'impamvu ryaba ryandikiye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Mbere yuko rero dutangira iki kiganiro cyacu, reka tubanze dutumikire abadutumye muri kino kiganiro cyacu. Muri iki kiganiro reka dutumikire Nyumbani Downtown Cottages. Nyumbani Downtown Cottages na akabari rero gatanga service zitandukanye. Muri service zitangirwa muri aka kabari ka Nyumbani Downtown Cottages ni hariya munsi cyangwa se iruhande rw'ishuri rya Apacope ari Kigali mu mujyi rwagati. Hari rero service ya accommodation, no kuvuga naho kuruhukira, aho ushobora kubona ibyumba byo kuryamamo. Ikindi ushobora kuhafatira breakfast ni ifunguro rya mu gitondo, ushobora kuhafatira nanone lunch ndetse na dinner. No kuvuga ni breakfast ifunguro rya mu gitondo, lunch ifunguro rya saa sita na dinner ifunguro rya nimugoroba.